ibihe byiza kuri mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira ku ma televiziyo cyangwa amacano yacu agiye atandukanye. Hari Lucy Official, tukagira Inkuru y'Ukuri TV, tukagira Imena TV Show, tukagira Izabayo TV. Nizere rero ko mumeze neza cyane kandi mushima Imana. Turi kumwe rero n'abantu hano bagiye kudukorera amarushanwa yo kurya. Tugiye kureba abantu Njyewe ndakora ahantu ngere nkore nawe. Ndakora ahantu ariko nibyo yabatwite. Twebwe muraturusha muri batatu. Twebwe kandi turi babiri. Naba muri kutwibara jyaho agaruke nawe. ahubwo se ko mubimaze irushanwa ritaratangira. Hanyuma tugiye kureba ngo ninde urya cyane kurusha abandi. Bamwita Egisi wa DJ Briane Fabi. Uzahuye. Hanyuma amajwi yanyu muyongere rero. Turarimo nakurisha amafoto abiri. Hanyuma rero turi kumwe na ex wa DJ Briane Fabien, akaba yarateye inda DJ Briane cyane. Ariko ikintu gitangaje ni ugutera inda umuntu, hanyuma uteye inda akaba umukire, wowe ukaba umutindi. Kiragasenda mwana. Janga Briane niwe wateye inda uyu. Ariko sha Ubwo Briane ko ari umuntu w'umutinde. Yibwo no kuvuga ngo yarasha. None se niba waguteye inda ari hanze, wowe ukaba urimo tuvugana ari mu Bubiligi. none se njye se ubundi munsi cyane. niba waramuteye indagakira we nukomeze gukira. ukaba uri muri competition y'imvange. urumva ko nera ikironi. Same mushiki wawe nawe mutera inda. Wagiye. Amaye nka. None se zacano enye zivanze. None se wari usanzwe ukora competition y'imvange. Indagabara mugari wa yakamwa. Icariraga. Bayita Rusi Official. Ayo macano ngo ni menshi. Ayo macano aragabura. Igabura imvange. Imvange reba kunari kuyihirigita ariko ngo ndikabura imvange. Imvange ngibiki. Imvange biraho. Itondera byo kwazanya amatama. Njyewe ndasaba umubosi witwa Kiramani. Ni umubosi nemera. Ugenda agaco za Gikristo. W'umwana mwiza. Bamwita Kira. Ni umubosi Kiramani. Ndamusaba ko yazafata Fabi akamugurira wa muceri cyangwa se akamugurira bwa mugore ajya atanga ajya asanga na Bakwini. Akamusanya na Fabi kuko Fabi afite inzara irenze ya Pastor Manase. Hanyuma rero twakoze iyi gahunda yo kurya imvange kubera ko umuntu ushonje cyane kurusha abandi. kubera ko umuntu wensipira aba bantu turi kumwe yitwa Kiramani. Kandi Kiramani nawe ngo ubushobozi bwe yabukuye mu mvange. Ibyo bintu urabizi Kiramani yarakenye ntiyababwiye ko ntabwo saba. Kiramani bamwita Daddy. Oya, Kiramani yarakennye ariko yarakennye. Kiramani yubatse ibintu. Nawe yavuze ko yakennye ariko. Oya, Kiramani yubatse ibintu. Inzaho mu cyungu atashobora. kubera iki? Kiramani yagutunga imyaka 15 wowe uraho ngaho. Yicaye adakora. Unahembwa. Burya ntazagera kubwira ko yagutunga. Nabamitse usere baguriye nawe utunga umuntu ngamuhazi. Sekretari wa Kiramani. Aturuka Nyagatare. Ni umushuti wanjye. Yarambwiye tuva nkubwire. Wowe urumve kwa Kiramani. Nakahukana mu rugo n'ufite umugabo. Ariko uri kumuvuga kugira ngo azabushyire mu mafilimi. Indukiramo. Oya Mustari Blaza. No, urimo uracinya inkoro. Nugucinya inkoro raje. Oya pe no. None tubwira Kiramani ninde muntu yigeze afasha hano hanze. Ndabakubwiye. None se muvuga ngo bamitsutsu ni bafite amazina yabo. Amazina yabo Bayakuye kwa Kiramani. Kituruhera kose. Oya. Ubaye nka mu kandi nabo babitunze. Ubaye nka bafaza bafite amavuta se giye fite umwera. Umuntu uzavuga ko yafashije umuntu ntuzamukura ku buzima bwo hasi. Wowe Kiramani afata mitsutsu amukoreshe ngo yaramufashije ngo kuki bamwita Daddy se? Wowe ko nta muntu wewe wamwita Daddy. Yumva neza. Umugore wanjye nanyita Daddy. Nawe umugore wawe bamwita Daddy. Njyewe
uyu munsi nanjye ariko we ni daddy wa bose wa bose bande se muri tumufata tatu nk'umubyeyi wacu tumufata bantu nk'umubyeyi nyumve neza ariko mukunda tumufata nk'umubyeyi Fabien nge ndimboneza amakuza rutabangira ku rugamba umushaka mutagira ibiho mu munda yararutse bitani bakorwa mudatinya w'imfura zisingiza ibigwi ati byo niba biguhaye habani rucumitani bakorwa mudatinya uzana imicumi itanu mu bizi yo ni imvange sha musibana gitore amaze guhaga urwarwo atangira ko ndimboneza amakuza rutabangira ku rugamba umushaka mutagiye mu ni yamuteye badayimana ko ese nohe 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 muri aba bakobwa babiri muri gusangira ninde ubona warongoramo maneke 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 serusi cyane urumva isajya kwa boss akunda ibintu biri wakwemera kurongorwa n'umukozi wawe egora ntago ari umukozi abantu barongoye n'abakozi iragira kiza ahubwo yuramenye ko buje umukire oya numva ntago mwari mubizi bro irakiza mbaza ngwinyi irakiza imana se imana irakiza ese wowe uri imana iri muri twembe ubwo sarusi arushiye nguye nenge kumukora bivuze ngo Winnie umuteye kuko mwegeranye iryo ntirari ryamuhagaze bivuze ngo Winnie umuteye ishoti sanyanze oya ntacyo twaye ariko bwarikura musenge ntabwo nazizarenza ubwo ndaho Noheli ajyaho ibintu biri agiye ko avuze rusi kubera ko afite rusi official ari no burubwenge imana izakora yagiye aharica none umugera nacana umfite nta kuntu rero ariko nta kuntu twafungura agacano kanjye nawe ahubwo si twafatanyije iyawe ufite iyanjye se yawe se kandi twayifatanyije iyanjye tuyifatanye hari undi tuyifatanye hanyuma se abantu bari hanze ya kamera ko ntacyo twabonye cyo kurya mwaduhaye ntago abakameramani bajya barya twibere mu nta marushanwa munyamakuru urya nta munyamakuru urya nta mukameramani urya ugumaho sha wafashe kuri biriya biryo ma oya arya ibice ararya iki ararya iki arya karya umuriro rata muze mujye Noheli akunda ibiryo kubi hanyuma nohe iyo bavuze iyo bavuze ngo I'm going to eat baba bavuze iki ngambaki I'm going to eat abarimo kugenda going bisobanura ugiye ubwo iyo tuvuze ngo I'm going to eat baba bavuze ngo iki igitangaza ngo bisobanuye ngo iki kugenda I'm going to eat bisobanura eat bivuga intiriyo sugura dusobanurire ndetse nibyo kurya mu kanwa intiriyo nyine intiriyo byo bikavuga nese iyo abantu bavuze ngo iyo abantu bavuze ngo manufacture ni Ferguson Ferguson izina rye se uwo mukobwa ukwegereye yambaye umupira wanditseho ngo win maneke win bivuga iki mu kinyarwanda ngwino ndebe ngwino ndebe cyo nanjye nagisubiza bwagisubiza win kimwe ako kantu niyo ko Brian yamwigishije ahubwo se bro koko utabeshe uretse kwirarira koko uyu mutipe arimo mu wabyaranye na Brian abaze kwera iki mutabyemera ubwo nawe se indisaba kujya kuri migration isaba kujya mu rukiko umwana atari he mbese Brian ko ntabwo twabyaranye rara wamuteye inda se uri se mwararyama wowe Brian yarakwemereye muraryamana mugerana mu buriri wini nitwaryamana mu gace twaryamana bisaba iki cyane bisaba kurya batwara abantu iyo baryamanye bahita ibyo bintu mwakomeje kubyibazaho cyane gukorana imibonano mpuzabitsina no kurarana cyangwa kuryamana n'umutano reka nsubize imena gitero ukibikora urabona impamvu itatuma
igaragaza ko njye nawe twakundanye cyangwa twabanye uri ari umusore mwiza ufite oya abantu benshi Dore impamvu ari ukuri impamvu ari uko igaragaza ko na DJ Brian mutahuje uri umutindi nanga ari umutindi yewe ako wamugiga ndo mutindo yakujya mugiga wowe uzaza unsururebaho none umuntu ufite UPI mu mujyi wa Kigali ndo mutindo wa mureke umuntu ufite UPI ese we ubusa nta nubwo noheri yamenya UPI cyane UPI no UPI bisobanura iki bisobanura pixel urumva si umuntu twavugana pixel yiki uranyita umutindi umuntu tuzi umugore n'umwana mu mujyi wa Kigali wa Murenzo ugeze nzi ko Brian ari we mugore wawe oya uwo ni umwegisi wanjye wese ushaka undi mugore nyuma yaho tumaze gutandukana nararongo dore impamvu Brian yamwanze yashatse esase muri mu baturage yayibure kuri station kuko niba muri station muri station ubu nimba mfite Izabayo TV sindimo ndubaka ibintu byanjye ariko naye ndi n'icyama hanyuma turi kumwe yarushaho kuza akabango Fabien twarakunda ariko Fabien namuhakani ubwo nta gitangaza kirimo ko hanyuma rero turi kumwe na Winnie ukurikije aba bako ukurikije oya turi kukumva nta kibazo nizwe tugomba gukumva ukurikije aba bakobwa ukurikije aba bagabo ubona mwicaranye ibi bisambo bitatu ubona nico ngicyo ninde ubona wakubera umugabo ninde ubona uri pose utuje wakurongora bigakunda Yes we ngo bose nta mugabo babonye turabagore cyakoze uretse n'ingiye bawajije nk'uyu mugabo ufite ibyanwa yongera ijwi kabisa uyu mugabo ufite ibyanwa ubisaka nka Jihad yakumarira iki oya akwa mugana abantu bafite ibyanwa nk'ibyo baba bameze nka Jihad kandi Jihad burya nawe ngo ntacyo yimarira kuri gahunda umeze nka Jihad ako Jihad nani n'ibiryo nawe twamwemeye ubwo ntibameze kimwe urahiye rero none sabaye iki ndaza gushaka akunda heri ni wamwe ariko ari wanyemeye ntabwo namwemeye wanyemeye nari ubwanwa afite wajyanye n'akabebe nayo ngo pucere turiho maba wari uhisemo neza ubu tuzamera kure nk'ibisi ubona ubwo nagukoze inkuru ishyushye mu maguru sinaguha umubyizi tugahuza urwuya ugatanga urwunguko Winnie uba wumva umugabo wakurongora yaba arya gute nkanjye oya nka akunda akabenzi akabenzi ubwo musiramu yikuyemo rero nikuyemo alhamdulillah ese haji kuki mwanga ingurube zariye Muhammad nuko oya igira ingaruka ngo zariye nde zariye mutwe gwa Muhammad reka basana ako kantu umuntu akamenya hari aho wabonye nk'umuntu ahuta boyiro yinuze y'ingurube y'inyama y'ingurube boyiro nyama y'ingurube hari abantu bayihuta muri harimo abantu bayihuta hari ababonye uyihuse wagira amahoro ni ugutura ku bwiherero none sari n'abarya umuganywa boyiro se y'ihene idahiye neza bakajya hari n'abarya niba ari ibyaye n'abarya ubunyobwa budahiye neza bakajya ingurube igira ingaruka mbi ku muntu noneho ngo nariyo ngurube ariko se haji ingurube nayo ingurube iri mu byo kurya iri mu matungo yatuye ntabwo ingurube yaremeye kuribwa hari ikindi kintu yaremeye iki nzakibabwira ubutaha agiye gusoma ntabwo waremeye kuribwa utambyiniye wagira mbese haje umenya ko ibyo kurya wari urimo urya byari birimo isosi y'ingurube ibi turi kurya harimo n'amabya y'ingurube ahubwo wabiruka namwe oya harimo amabya y'ingurube oya ntayo yariye ko ntawe nabonye se ata ntabwo harimo amabya ariko harimo imifupa y'ingurube wakoza akaboyiro nyine niyo mpamvu nyine bayakuyemo nyine twajya tubyara nabo sinazajya guhura nabo ibaze niba utayirya ariko ukaba utabyumvise murumva hari icyo gatwaye ariko radiyo ikintu utazi nta kibazo nakoze uba wakoze bibiri aho kubwo inda yakunaniye naho gakeya cyangwa uryo biga dukeya ibyo nta by'ibinyangiro Prophet urumva ukuntu binaryoshye Prophet Noel iyo tuvuze switch off tuba tuvuze iki switch off
umuntu uri gentleman. Umuntu uri gentleman. Switch off. Yes, uyameniya. Switch. Ntago nongeye kubigenda. Ni ikintu kiri se. Ndabi ryasigaje wa mujamo. Ntago nongeye. Abonye nashyize ngo ntabwo yongera. Ngongoki. Ndari nguru basigaje. Mego musiramu. Cyakora aka kabenzi kari kadyoshye. Kari karakuze. Iyi ngurube. No, yarirenze. Yari meze ne. Yaragira kuri rumuka. Ntago muzi ukuntu iryoshye. Uyikumanuka neza. Hanyuma iyo tuvuze switch off tuba dushatse kuvuga iki? Switch off. Arabizi ntabwo yadukoze switch off. Hanyuma dusobanurire switch off. Hanyuma dusobanurire. Uyu nawe ntabyo azi. Ni shehu uraho natigenda. Uyu nawe ntabyo azi. Afite ubwiza bwa mutuzi bwa mugezi bwa bwo ni yaturayo. Uyu nawe ntabyo azi. Switch off. Yego. Nduwo gufungura ufunga. Gufunga ni open wa kigorye. Switch off nyine ni ufungura wongera ufunga ari ibintu ufite kimwe ariko bidasobanutse. Switch ni muri umuga uri gusamurana tuzi wa switch ziratandukanye. Cyane. Niba hajemo off. Switch ziratandukanye pe. Buretse gato. Ngiye kubaza ikibazo. Rib isobanuye iki mu Kinyarwanda? Mu magambo arambuye. Rib. Ijambo rib. Ribu cyangwa ripu. Ribu. Ribu ingi ifata abantu. Bisobanuye nawe barakujyana. Yego, we murese. Ribu bisobanuye kujya bafata abantu bafite ibyo. Oya, sobanura ijambo ribu mu Kinyarwanda kirambuye cyo magambo arambuye. Reka nasobanura ribu nago. Ribu ni umuntu wapfuye n'urubatsi. Ndatubaza ribu. Byakunaniye? Ripo bivuga rest in peace. Ndavuze ngo ribu. Yavuze ribu. Bisobanura iki ribu? Yarabikubaza abana batabizi. Tuza? Ntabisobanura nabi nkahanwa nago. Ntabyuzi. Wowe? Rwanda Investigation nini? Bisobanura ngo Rwanda Investigation Bureau. Rwanda Investigation. Mva mugoro kwegereye. Rwanda Investigation Board. Rwanda Investigation Bureau. Bodi se na amaraso. Every day I will be blood if Jesus. Utandukanya blood y'amaraso. Blood y'amaraso na body. Utandukanya na ijambo MTN mu magambo arambuye. Buretse. Ari wowe mbashije uyunguyu she Ijambo MTN. ye mu magambo arambuye. MTN ni itumanaho ryihuse yewe. Twagiye kuri uyu nguyu MTN. Yes. Ndibigabo kantu katera amashini. Yego tera. Guys. Okay. Jabane wowe ngo tera machine. Ngo tera machine. Giye kubakoma na mutane nazo. Wowe ndabivuga. MTN. Manufacture. Yes. Kristo. Toka satani, urimo satani. Izina rya Yesu. Bisobanura ngo ubanza asangira na Brian Jambo. Telefone. Uretse. Uretse. Harimo. Mobile. Telefone. Usuza? Network. Wow. Aha, twagiye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi. Lab. Ndakivuga. Mu magambo arambuye gisobanura iki? Rwanda. Ukomeze. Naho hereye kuri Lab. Laboratory uri kumva? Rwanda hakazamo na laboratory. Laboratoire. Hazamo beretwari. Ari mu mwuka. Abo se noye uziko warushije abantu bose kurya bro. Se ni gute? Bari bose bahagaritse kurya uracyane. Kuri fanta dore
byahagamye hano Rwanda laboratoire Rab bivuga iki? Rab Rwanda Agriculture kigeze hano mwese ntabwo mugeze mwigisho bita psychology psychological ubundi ijambo ryitwa mbwira science sobanura ijambo ryitwa social studies mu kinyarwanda risobanura iki? Social studies uyu yarize cyane naretubwire yari ari mu kiderenga yigiye kwa sese igihe yazanye agenda kuzana n'uruhara kubera kwiga. Hanyuma rero turi kumwe reka twongera tubibutse bakunzi bacu nkuko nabibabwiye kuva kare turi kumwe na bakunzi bacu turi kumwe na ex wa DJ Brian akaba yarahoze ari mayibobo yarerewe mu nzahuke kwa Pastor Inzahuke Theogene na mama wa Nyana Asia turi kumwe n'uwigerereje mama wa Nyana Asia avuga ko azamurongora ariko birangira byanze kubera ubushobozi bukeya yitwa Prophet Noel Byukura bagirane turi kumwe n'umu Haji urya ingurube nawe bisa nk'ibyananiye akaba ari umukuru w'umudugudu na Rusi turi kumwe na Lucy official akaba ari maneke akaba ari umuja wa Kiramani umwise umuja Kiramani yabari umwami kandi igihugu nta mwami kigira oya bivuga ngo umuja cyangwa turamwita umujakazi n'umujakazi wa Kiramani ariko bakaba bafitanye ibibazo kuko Kiramani ari hatubwira ko ahemba nabi ahubwo wowe ufite abadayimoni uri kureba rero afite satani iyo ni satani turi kumwe na Winnie wakunzwe na MC Menegitero kandi Menegitero afite umugore n'abana batanu urumva nawe ari kwikunda abo bana se warabambyariye yego ye warabibyaye ntabwo twabonye nawe gatanye kubuvugira oya abo bana oya buretse gatoya Noheli twagiye kuri wowe Prophet Noel Byuka ushashagirana Prophet Noel wakora bagirana nabyo biragoye ahubwo byukugurumana mbera kuri fa banyita inyenyeri star ugenda dutoragura you understand uba wumva umugore uzarongora what is the problem we petit nangaye nayo kiramutira muzigo wake abogira cyese bigambo with the sum of the choker hanyuma uba wumva umugore uzarongora azaba ameze ate umugore uzarongora azameze ate azaba ari isine izira umwaga afite amaboko yango ni imitozo umwari umwaza umwanda umususurutsa ruhimbi icyogere mu nkuba umushakamba utagira imbeho mu nda azaba ari umugore ufite imico n'imyemerere Kristo afite tankizi bisaba atabyibushye cyane kandi aringaniye ukore nk'akamaniko kuntu niyo afite nyashi hasi ariko hejuru mu nda ari hato uzamwiremera uwo muntu uzamwiremera neza uburongoye nabi dore mu nda ni hato waretse ubwehesi afite nyashi ateye nk'igisabo urongoye nabi hanyuma Noheli Prophet Noel dukorere presentation y'abantu bari kumwe mu Cyongereza batubwiye ko maze iminsi yes bafana mudukunda kandi mudukurikira ko bukene uko bwije my man Prophet Noel ngomayi your name ingoya turabihina ntabwo tumeze nk'abapagani bo mu rusenge cyangwa abatanga your name is Prophet Noel Byuka urabagirane umushaka mutagira imbeho mu nda icyo gire mu nkuba nyamugenda mu bimbere pana mugenda mu nyuma nkaba ni rucumitani bako rwa mudatinya w'imfura zisengeze bigwi hanyuma turi kumwe na singira ngo wambwiye mu Cyongereza turi kumwe na mu Cyongereza to eat his loose official and Muhammad Rasulullah okay and we need Gisabo of Agriculture Rwanda buhinzi baragufunga nyamara and my Fabien Chirarodo bandi bayibobo so guys to eat of Rwanda
Welcome to the YouTube channel, Lucy Official. Welcome to the YouTube channel, Irukuri TV, Imena Show, and Izabayo TV. God bless you in the name of Jesus Christ, of the Lord. Wow. Alhamdulillah. Kwizina ry'Imana tutarwana Amen. Hanyuma ushaka kuvuga ko ukunda uwo muntu kwegereye maneke mu cyongereza wavuga ngo iki? Mubwire ko mukunda. Please. Umureba ariko mubwire ko mukunda. Please give me my love and we love you so much. Ndavuze ngo please. Can you give me your heart? Can you give me my love? Cyangwa se love. Do you understand? Yes. You're welcome to open your heart. Your heart? My heart. Hanyuma vuga ko give me my pussy, give me vagina. Hanyuma kwa china na Yesu. Vuga ko ahantu turi ari heza mu cyongereza. Angel face. Tango enjoyment. Angel face ni isu. Hafi hari isura nziza. Angel face. Ushaka ko uyu mukobwa ari isugi, uyu mukobwa w'inzobe ari isugi. Bavuga iki mu cyongereza? Mama wamujyana. Yendi isugi we. Nyine bivuga mu cyongereza. Isugi mukobwa mu mujyi. Ngo ko umuntu wese ataraha. Urese ntaranye. Dore baravuga nuzakamira amaritiro ngo. Dore Fabi. Fabi nako urongo igiteraganya shugushugu utabitekereje. Ese Fabio afite abana bangahe? Umwe ngiye mfite umwana umwe. Yabye gitere jugujugu. Gira icyo ubwira. Yatabitekereje. Gira icyo ubwira umugore wawe. Imyaka nayo wagira icyo ubwira yawe. Amuteye indobo. Ese ugati reka ntongera gushaka undi mukobwa atazambabaza. Umugore wanjye ngira icyo mubwira gahunda yo kushaka. Umugore wanjye no kubahwa ibyo mubwira mbimubwirira mu rugo. Ibyo mubwira byose nari. Nawe kumbwira ko umukunda. Arabizi ko mukunda namutoranyije mu bakobwa. Watubwira izina ry'umugore wawe? Umugore wanjye yitwa Niyo Gisubizo Godasi. Ni Gisubizo Imana yama. Aranzi? Yarakuze cyane. Ndashaka kuzamusura ndamukunze. Amaye amukunze mbe ataranamubwira. Bimubwire mu cyongereza. Kugira ngo bitenga ngo bimubwire mu cyongereza. Bimubwire mu cyongereza. Bwira umugore wa mu Gishinwa. Mu Gishinwa. Nta Gishinwa azazi Icyongereza. Akunda Icyongereza cyangwa Igifaransa. Icyongereza. My friend. My friend Fabien and God night before Bella Sally Toli Zango anyone. Uri kuvuga ikihe kirimo? Uri kuvuga ikihe kirimo? Ndi kumva se kuvuga nka cyane uri mu mwuka. Hanyuma rero twagiye. Rwanda MP enclave. Bisobanuye iki? Wati Rwanda. Ndashaka kuvuga ko u Rwanda ni igihugu kidaturiye amazi mu Gifaransa nkuko nabivuze. Rwanda. Okay. Icyo cyo cyane I know. U Rwanda rudaturiye. Rwanda is a country thousand hills. What is environment of Rwanda? You. Nta gisubizo. Ibidukikije by'u Rwanda. Muvuge cyane ariko ntabwo turi kubumva. What is environment of Rwanda? Basi Rwanda niyo wayireka mubaze ibidukikije ni what is environment? Ariko nabivuze. Ntabwo yize menshi ni ubwora. Around us. Kwaji akarere ka Nyaruguru kari mu kaye karere. Akarere ka Nyaruguru kari mu kaye karere. Yego. Suba singa Gicumbi. What the fuck? Akarere ka Nyaruguru kari mu kaye karere. Yego. Ka Nyaruguru. Ibiki? Akarere ka Nyaruguru kari mu kaye karere. Akarere ka Gakenke kari mu kaye karere. Kari mu karere ka Gakenke. Namenye kubera uriya wicana utapfa. Byari gucanze. Oya ntabwo byacana. Hano mabajije umuntu uzi ubwenge bameze nk'ubwa kamwana cyangwa nzo. Urumva wore gatabishana. Reka tukubaze nawe. Reka tukubaze. Imodoka yavuye
Kigali igera i Butare mu minota 40. Ongera ijwi. Uri kumva? Imodoka wese biramo. Imodoka yavuye i Butare. I Kigali. Ijya i Butare. Mu minota 40. Uri kumva? Noneho no mu kugaruka ikoresha isaha n'iminota 20. Kwaze gutazo wagasaza yafashe iminota ingahe ariko gucango ntabwo oya reka mubaze neza kujya nyumva nyine imodoka yagiye i Butare ikoresheje iminota 40 wewe wamukoze wamugaragwa ngo uri kumva ikoresheje iminota 40 mu kugaruka ikoresha isaha kurikirana ibintu byose ariko bimeze neza yego ntabwo bimeze neza we yakugabura umugore wawe ikoresha isaha n'iminota 20 yakoresheje kingana gute yakoresheje amasaha Profete Noel. Yego yavuga amasaha 2 we Petri ngo yakoresheje amasaha 2 turi kugana ku musozo yakoresheje iki weze gatoya ngo amasaha nga 2 nyine indege ivuye mu Rwanda saa 6 n'igice cyangwa se saa 6 zuzuye oya saa 6 z'amanywa igeze muri USA oya ntabwo numvise neza indege ivuye mu Rwanda i Kanombe saa 6 zuzuye igeze aho bita muri Kentucky saa 10 zuzuye ubwo yakoze amasaha ngahe cyangwa se yagenza urugendo rungana gute uzi iminota 2 toka satani indege ivuye mu Rwanda i Kanombe igiye muri Kentucky igezeho saa 10 zuzuye ikoresheje urugendo rungana gute wowe ariko amasaha 3 nyine ngo igeze ni saa 10 nubwo umusha ury'inguru bari ku rwanda urabakunda cyane murakoze cyane Imana ibareze umugisha ciao akagaruka